Umugani wa Petero Nzukira. Umunsi umwe Petero Nzukira yari yiriwe atemera ibishyimbo mu ishyamba. Yari yakoze ataruhuka kuva mu gitondo cy'urwagana kugera mu mataha y'inka. Akabwibwi kagiye gukwira, ageze imuhira asanga ibiryo bitarahwana. Atangira kuvumagura umugore ngo ni umunebwe. Umugore aramuhindukirana ati, mbese Petero mugenzi wanjye kutahanye nabi, ahubwo mva uko abagore turi abanebwe. Urareka ejo tuzagurana imirimo nzirirwe ntema, maze nawe usigarane imirimo y'imuhira. Tuzarebe uzarusha undi kuvunika n'uzarangiza imirimo ye neza. Petero ati, ndabishimye. Wabona ukazumva ukuntu umugabo avunika. None ahari byazagutera kurushaho kunyubaha no kumenya ko ari njye ugutunze. Mu gitondo izuba ritaraganya kurasa, umugore atora inkoni n'umuhoro ajya mu ishyamba gutema. Yagiye yishimye cyane, arushanwa n'inyoni kuririmba. Petero we asigara imuhira. Hashize umwanya atangira kwicwa n'irungu ry'imuhira, ariko yanga kwiheba. Agerageza kurirwanya. Niko kubuganiza amata mu gisabo, atangira kuyacunda n'ubuhanga bwinshi. Nk'uko bisanzwe n'ubundi, umurimo mushya utera umwete. Ariko agasusuruko kamaze gukwira, Petero atangira kuma mu mihogo. Aherako ajya gushakira akayoga mu rwina, atarama inzago. Urwagwa rwari rutaze ku gitariro kinini cy'idebe. Icyo kidebe cyari giteretse ku gasenge k'imitambiko itatu, kandi cyari gifite urufunguriro rw'icyuma mu ndiba. Nuko Petero amaze gukiranura ako kuma kafungaga, agiye gutega ibirika mu mwenge w'igitariro, yumva ingurube irafutagira amata mu muryango w'inzu. Niko gutera hejuru ati, amata yanjye we yashize. Uko yagafashe ibirika mu ntoki ahita yiruka, maze asanga igisabo gihennye n'ingurube yigaragura mu kiziba cy'amata. Ingurube imubonye ishaka guhunga. Igihe agiye kuyifata ishaka kumucaho, ayiguherereza ibinika munsi na y'ugutwi. Ingurube yikubita hasi irashya rimwe gusa. Igihe akiyikorakora yicuza icyo akoze, yibuka yuko yasize adafunze igitariro. Ahubuka nk'iyagatera, yihina mu mwobo, anyerera mu kiziba cy'urwagwa, yicura intembe. Abyutse asanga cyakamye. Nuko Petero Nzukira ava mu rwobo ajejeta inzoga. Sinakubwira isoni n'agahinda yari afite. Reka inyota yo yaramusibaga. Aragenda yegura igisabo, ajya kukibuganizamo andi mata. Igihe icunda arigejeje hagati, yibuka ko inyana ikiri mu ruhongore. Ati, yo, dore amanywa amaze gukamba, kandi sindahura inyana. Aherako ariruka ajya gukingurira Sine. Ariko kugira ibyago bitera kumenya ubwenge. Yamaze kuzitura inyana, aribwira ati, ubwo nasigaranye n'umwana w'igitambambuga, nkaba kandi ngiye kuvoma, iki gisabo ningisigaha ari buze kugihirika. Ndamuzi n'inkubaganyi, naba kandi nongeye gupfirwa ubusa. Nuko akizirika mu ijosi, kigenda kinagana mu bitugu. Atora akabindi ajya kuvoma amazi yo kuhira Sine. Igihe yunamye kudubika ikibindi, amata yo muri cya gisabo asesekara ku mutwe no mu iriba. Nuko Petero yunamuka mu iriba ati, ibi ntabyo, nta mata nta mavuta nteze kubona uyu munsi. Reka gusa njye kuhira inyana, nayikenesheje rwose, ntikigiye kurisha. Inzu yanjye yamezeho ubwatsi buryoshye kandi bwinshi, ndetse nayijugunyeho n'ibisharashaza byinshi. Henga njye kuyuriza, ntacyo bitwaye, uruhiza rwayo rurakomeye, kandi hasi hubakishije amabuye manini. Inzu ya Petero yari yubatse munsi y'umugunguzi muremure, mu rubega rw'umugunguzi hareshya n'ubutaka. Petero niko kuhatambika ikibaho kinini
cyambukiranya inzira n'uruhiza rw'inzu, abona kucyurizaho inyana ye. Ariko rero Petero ntiyashoboraga kuguma hejuru aragiye inyana, kuko yagombaga kugemurira umugore we. Niko kuzirika umurungu ukomeye mu ijosi rya Sine, awuhemesha igisenge utunguka mu nzu imbere. Hanyuma aramanuka azirika wa murunga ku kuguru, aribwira ati, nuko inka yanjye nishaka kumanuka ndabimenya. Ahasigaye Petero atangira gukora, akebagura inyama vuba vuba, aroha mu nkono, acuriranya n'ibitunguru n'inyanya. Inkono ayitereka ku ziko, yiyegereza inkwi aracana. Ngo hashira akanya, Sine irambirwa kuguma hejuru y'inzu, kuko hayiteye impungenge. Ishaka kumanuka mu rubega rutereye ku mugunguzi no kuri cya kibaho. Ibonye ko ari habi, ishaka gusubira inyuma. Ubwatsi bw'inzu ikandagiyeho burasohoka, imanukana nabwo. Muzi rero ko Sine yari iziritse ku mugozi, kandi muzi kandi ko umugozi Petero yari yawuziritse ku kuguru. Mu kanya Sine imanutsemo, Petero nawe aritera, amaguru ayashita mu gisenge cy'inzu, acurika umutwe. Icyo gisenge kidakomera biba byarabaye bite? Biza Imana. Petero yamaze gufatwa n'igisenge cy'inzu ye, Sine inaganira hanze, maze sinakubwira imiborogo. Muka Petero abonye ko ibiryo bitaziye igihe, ararambirwa, agaruka imuhira kureba. Kandi n'imbeshyerwe ibyo gutema byaramugoraga, byari byamutonze cyane. Nuko abonye Sine inagana, biramutangaza, arisimbukuruza umugozi wari uyifashe, awucisha umuhoro, inka yikubita hasi. Ubwo ihabaduka vuba. Petero nawe mu kugwa yabanje umutwe muri ya nkono yari iri ku ziko. Amahirwe nuko umuriro wari wazimye, naho ubundi aba yarahiye. Yakobotse ku gahanga no ku zuru, akuka amenyo abiri. Umugore yamaze guca ikiziriko, yinjira mu nzu, atabara ibibomborokana. Asanga umugabo we amaze guhaguruka, avirana amaraso mu kanwa. Niko kumubwira museka ati, ari nge nawe ninde warushije undi kuvunika none? Ewe, sinjya kugutabira amacumu, wakoze kandi wavunitse. Umuntu watetse, ugacunda, ukarera umwana, ukica ingurube, ukarwana na Sine, mugakotana bene aka kageni n'ibindi ntazi. Ngaho rero noneho kubitiraho no kungaburira. Nuko Petero araceceka, abura icyo asubiza. Sijye wahera hahera umugani. Komeza gukora subscribe kuri iyi channel, kandi no muri comment wakandikamo igitekerezo cyangwa se umugani ushaka ko twakugezaho. Murakoze cyane. Umugani ugana kariho.